Ndagushimiye wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Seri TV, nizera ko ukomeje kumererwa neza mu bice byose uherereyemo. Nguhaye ikaze ku gice cya kabiri kivuga ku mateka y'Ubuhinde, imigenzereze ndetse n'imyizerere byabo. Mu gice cyabanje twarebeye hamwe inkomoko y'igihugu cy'Ubuhinde ndetse n'idini rya Hinduism. Uyu munsi tugiye kubiva umuzingo. Imyizerere y'iki gihugu ahanini ishingiye ku idini rya Hinduism nk'uko nabivuze. Hinduism yakunzwe kuvugwaho kwagura benshi mu mitekerereze kandi ikimakaza kwihanganirana, hagendeye ku kuba ukuri ari inkingi ya mwamba mu kugera kuri byinshi. Ubundi ubusanzwe Abahindu bubaha n'andi madini, ndetse nanone mu myizerere yabo ntibaheza abagore kabone n'ubwo batabahuje ubwoko baturukamo. Ubundi ugenekereje inkomoko y'izina Hinduism mu rurimi rwa Sanskrit ishatse kuvuga Sanatana Dharma, bishatse kuvuga idini ry'iteka ryose. Abahindu bose bizera ko Imana ishoboye byose, ariko byose bakabikora binyuze mu kwizera ibigirwamana by'ibigore n'iby'ibigabo. Kwezwa k'ubugingo, Dharma, Karma, gukorerwaho imigenzo y'idini ryabo, kwigenga nyuma yo kuvuka bushya n'ibindi bifatwa nk'inkingi mwamba mu gukomeza imyizerere y'Abahindu. Ibigirwamana byabo byitwa amazina atandukanye hagendewe ku gace cyangwa se imivugire. Aha twavuga nka Brahman, Bhagavan, Shiva, Shakti, Vishnu n'andi menshi. Bizera kandi ko bifite imbaraga n'urukundo birenze ibya muntu kandi kuri bose. Abahindu bizera ko Imana iba muri buri muntu binyuze mu bugingo bwe, ndetse bakayifata nk'ishobora kugeza buri wese ku ntego yihaye muri ubu buzima. Abahindu bigisha ko buri kiremwa muntu gishobora kumenya Imana mu buryo bwihariye. Usanga basenga ibindi bigirwamana, ndetse buri kimwe cyose bizera ko gifite imbaraga hagendewe ku byo gishinzwe gukemura. Urugero, ikigirwamana cyitwa Ganesha kibereyeho gukuraho ibisitaza. Sarasvati ni ikigirwamana cy'ikigore gishinzwe gutanga ubwenge, naho Hanuman ni ikigirwamana gishinzwe gutanga serivisi n'imbaraga. Buri muhindu niwe wihitiramo ikigirwamana asenga bitewe n'icyo yifuza. Dharma tugenekereje mu Kinyarwanda bivuga guha imbaraga cyangwa se kuzamura imbaraga. Nishingiye imirimo n'ibikorwa bijyanye n'imikorere ya Hinduism. Twavuga nk'umucyo, ukuri, amategeko, inshingano, ubutabera, idini ndetse n'amategeko ya gakondo. Kubaza amateka, muzi umugabo witwa Mahatma Gandhi yabaye ikirangirire biturutse ku kuba yari impirimbanyi mu kurengera ikiremwa muntu, ndetse yaharaniye ubwigenge bw'Ubuhinde mu 1947 akoresheje uburyo butigeze bubutazwa ari we wese. Hari amagambo menshi akomeye yagiye avuga, ndetse benshi na n'ubu bakigenderaho. Mu buryo yakoresheje harimo kwigaragambya mu mahoro, imishyikirano n'ibindi byose byatumye igihugu cyiyambura abagashaka buhake b'Abongereza. Amwe mu magambo yavuze twavuga nk'aho agira ati: kwanga akarengane ni uburyo bukomeye bwo kurwanya ibikorwa bibangamira ikiremwa muntu. Ibi bikomeye kuruta gukoresha ibitwaro kirimbuzi bisenya mu gihe bikozwe n'abafite ubushobozi bwo gukuraho cyangwa se gukemura ibibazo. Mu 1950 Martin Luther King n'abo bari bafatanyije batangariye imikorere ya Gandhi, bityo byatumye bahitamo kujya mu Buhinde guhura n'abari bamuri inyuma. Nyuma Martin Luther King nawe yaje gukoresha uburyo bwa Gandhi mu kurwanira no guharanira uburenganzira bw'abanyamerika b'abirabura bari barahejejwe nyuma. Nanone hifashishijwe systeme ya Gandhi, Cesar Chavez yaharaniye uburenganzira bw'abacakara bakoraga mu mirima yo muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitekerezo bya Gandhi nanone byahaye imbaraga Nelson Mandela mu gihe yarimo haranira ubwigenge bwa Afurika y'Epfo. Uyu munsi benshi mu bizerera muri Hinduism baza amahame ya karma n'amategeko yayo n'uburyo yatera ibibazo atubahirijwe. Bishatse kuvuga ko buri kimwe cyose umuntu akora, cyaba cyiza cyangwa kibi, birangiye kimugarukiye mu buzima bwe bwose. Mu buryo buzwi umuntu yavugamo ni imvugo ikunze gukoreshwa mu Cyongereza ngo what goes around comes around. Mu Kinyarwanda tugenekereje twavuga ngo akebo kagiwa mugarura, cyangwa se n'ahandi bavuga ngo usarura icyo wabibye. Gukorerwaho imigenzo mu Buhinde ni kimwe mu byo bizera ko ubugingo buba buvukiye mu wundi muntu
ndetse bikamuha ubushobozi bwo gukura neza azi ibyo buri wese ahura nabyo muri ubu buzima. Ni ukuvuga ngo buri bugingo bwakiriye icyo twakwita agakiza buhita bumenya Imana yabwo ndetse ntibwongera kuvuka ukundi. Abahindu ntibemera Satani ndetse ntibanemera ko ikuzimu habaho. Gusenga ni kimwe mu bintu bigize ubuzima bw'Abahindu. Bivuze ko muri buri rugo nibura ruba rufite ahantu habugenewe basengera. Puja ni umuhango wo gusenga ukorwa buri munsi muri buri rugo cyangwa se mu cyo twakwita insengero zabo. Uyu muhango ukorwa hagamije kongera imigisha n'ibyishimo mu bizera mu idini rya Hinduism. Uyu muhango kandi ukorwa barimo kuririmba, boza bimwe mu bibumbano byabo, basangira amafunguro, bahanahana indabo, babyinisha amatara yaka ndetse n'ibindi. Abahindu kandi mu migenzo yabo baba bicaye mu buryo buzwi nka yoga, aribwo bita sadhana. Baba baririmba zimwe mu ndirimbo z'imyizerere yabo, basubiramo izina ry'ibigirwamana byabo, basoma igisa n'ishapure ndetse bakabikora mu mutuzo uhambaye. Amazu yagenewe gusengerwamo bayafata nk'ubuturo bw'Imana. Mu Buhinde haboneka amamiliyoni n'amamiliyoni y'insengero zabo ndetse n'izubatswe mu gihe cy'abakurambere babo. Izi nsengero zakira ibihumbi n'ibihumbi ku munsi baje kuramya ibigirwamana byabo. Buri muhindu wese asabwa gukora urugendo rwo gusengera ahantu kure, ibi tuzi nka pèlerinage cyangwa se urugendo rutagatifu. Urugendo rw'amasengesho barufata nk'urwongera ubumwe n'urukundo mu idini kubera abantu benshi baturuka imihanda yose baba bahuriye hamwe. Kugira ngo mvu uburyo idini ari ubukombe, abantu batandukanye bagiye bavuga ku mateka yaryo mu binyejana bigiye bitandukanye. Twavuga nka Adi Shankara mu kinyejana cya 8, Ramanuja mu kinyejana cya 11, Vallabhacharya mu kinyejana cya 15. Harimo kandi Sambhadari, Mirabai na Tukaram. Abo bose bakaba baragiye bagaragaza uburyo babonyemo Imana yabo binyuze mu ndirimbo bifashishaga baramya ibigirwamana byabo. Mu bavuba bagiye bagira ibyo bandika kuri Hinduism twavuga nka Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Anandamayi, Swaminaraya na Shirdi Sai Baba. Hinduism nta cyicaro gikuru igira nk'uko wumva i Roma kwa Pape w'Abagatolika, ndetse nta n'umuntu cyangwa se ikigo runaka kihagarariye. Gusa hari uduce twinshi cyane twigenga twagiye dushyirwaho n'abantu runaka bagahitamo gusenga bakurikije umuco wabo. Reka turebe imyidagaduro y'Abahindu. Abahindu buri mwaka bagira iminsi mikuru bizihiza nk'uko bigenda no mu bindi bihugu. Umwe mu minsi ikomeye bizihiza uzwi cyane uwitwa Diwali cyangwa se Deepavali, bishatse kuvuga kwizihiza umunsi mukuru w'urumuri. Iki gikorwa kimara iminsi 5 kandi kikaba mu kwezi kwa 10 ndetse no kwa 11. Aha baba bizihiza intsinzi y'icyiza cyatsinze ikibi ndetse n'urumuri rwatsinze umwijima. Ibihumbi n'ibihumbi by'udutara duto duto tuvanze n'ayandi matara akoze mu ibumba abateretse ahantu hose ndetse n'ibishashi by'urumuri bizwi nka fireworks bigaragaza icyizere cya muntu. Uyu munsi kandi uhora umunsi mukuru w'ikiruhuko mu gihugu cy'Ubuhinde hose ndetse n'ibindi bihugu bibarizwamo abaturage b'Abahindu benshi. Barack Obama wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe mu perezida wa mbere wifatanyije n'abandi Bahinde mu kwizihiza Diwali muri White House. Ibindi birori bikomeye bizwi nka Ntibemera biba buri myaka 3 bikabera ku migezi ine yatoranyijwe. Urugero, Ntibemera ya 2013 yabereye ku mugezi witwa Prayag uherereye mu majyaruguru y'Ubuhinde. Mu gihe cy'ibyumweru 6 gusa nibura miliyoni 130 z'abantu bahakoreye urugendo rutagatifu baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Kugira ngo byumve neza, nibura ku munsi umwe gusa miliyoni 30 z'abantu bahakoreraga urugendo rutagatifu. Iki kimwe mu bikorwa bikomeye ku isi bihuza abantu benshi. Hinduism yabaye ubukombe mu gihe cy'imyaka myinshi biturutse kuri dharma, umuco n'ubudahemuka. Abantu benshi mu Buhinde bagiye bakunda Hinduism kubera uburyo itanga kwishyura ukizana mu myizerere, gukora imigenzo myinshi itandukanye yo kuramya ibigirwamana byabo, gukora iminsi mikuru itandukanye, kujya mu nsengero zabo no gukora ingendo ntagatifu n'ibindi. Ndatekereza ko iki cyegeranyo cyongereye imyumvire yawe n'ubumenyi bwawe ku mateka y'Ubuhinde bw'uyu munsi ndetse na Hinduism. Iki cyegeranyo kandi ntawe gihatira kwemera cyangwa kwanga imyizerere y'Abahinde kuko guhitamo n'ukwa muntu.
wowe ucyumva bizagufasha kumenya amateka y'iki gihugu n'imyizerere yabo nk'uko tuzakugezaho amateka y'ibindi bihugu. Kora subscribe ukandike ukazogera ukomeze ubone amakuru ku bindi bintu bitandukanye wajyaga wibaza. Ushobora kandi no kuduha ibitekerezo ukawasangiza n'inkuru zacu ahandi. Nkwifurije kugira ibihe byiza.